Agasobanuye kacu k'uyu munsi ni uku tukinjiyemo tugatangiye umwana na nyina bari kwiba. Umusireyikwini nawe ntago azi ibiri kujya mbere, bwose barimo bariba. Mama w'umwana akamuhereza umwana nawe agashyiramo. Sireyikwini arimo arasiga inzara. Ugiye kuryoherwa niba ugeze ahangaha ari bwo bwa mbere, ugiye kuryoherwa buri kimwe cyose, urahava wishimye umeze neza. Umugore yapakiye ibyo apakira, amaze kubipakira n'umwana we, arangije ahamagara umukobwa ati ye mucuruzi, atumva, ahita afata agasalade niba ari agasalade, arangije aramubwira uti umva. Uyu nawe atangira kumubwira ati ariko iyo uvuga kabiri gatatu ntabwo uba wumva ko numvise, wagiye utegereza. Umwana wapakiraga arimo aragenda gake gake, arimo aracika. Icyo atazi uyu mukobwa ni uko ubwo yasigaga inzara aba nabo bakoraga ibyo bakoraga, ari nako umwana aza ahangaha rwose akaza kugira ngo abashe kuba yacika. Umukobwa akomeza kumubwira ati wa rugore we, ujye ushyiramo disipurine mu bintu ukora. Ati ntasoni, ataka agasalade konyine igihe mwahereye ahangaha niko mwashakaga. Ati nyishyura amadolari 10 ubundi ugatware, ubundi uhita uvaho ugende, abakiriya nkamwe ntago mbashaka. Ati amadolari 10, ati njye mfite idolari rimwe mbabarira. Umugore rwose ahita avuga uti ntago ibintu bikunda, kuki ibiciro byanyu biri hejuru. Ariko namwe murabizi iyo umujura ari umujura aba afite ibimugenza. Umukobwa akomeza kumubwira uti wakagore we, nakomeje kuhitegereza nikorera ibyo nkora, wowe nakubonaga ko nta mukiriya urimo. Umugore rwose azunguza umutwe aramubwira uti ariko ntago wakambwiye ibyo. Ati ahubwo nakubwiye n'ibirenze ibingibi, abakiriya nkamwe bitesha mutwe ngo idolari rimwe, wanjijiwe. Aramutuka. Umugore yubika umutwe, ese biragenda bite? Ariko turabizi ibyabaye. Umugore rwose ibyabaye mwese mwabibonye, arangije amuhereza amafaranga yari afite kugira ngo byibuze arebe ko yahivana. Kandi umugore yarakaye rwose, uyu mukobwa w'umusireyikwini yarakaye, nta kintu yavugana nawe, yamurakaje cyane. Ntabwo yumva umwanya amaze ahangaha, ntabwo yumva no kuntu ahashye kari akantu kamwe, yarangije akamubwira ari amafaranga make cyane. Umugore akomeza kumubwira ariko ubushobozi bw'umuntu ahaha uko yifite. Ati se noneho kuki ucuruza, twebwe tukaba turi abahashyi tuza guhaha. Ati ibyo ngibyo ntabwo bindeba, wakagore we, uva ahangaha unagende, urimo urantera umwanya. Nakabaye maze gusiga inzara zanjye meze neza, abandi bakiriya bakaza nsa neza, mbakurura kugira ngo babashe kuba bampereza ibyo nifuza, nanjye mbahe ibyo nifuza. Ati kandi iva ahangaha ugende, ndakwiyamye n'ikindi gihe. Umugore uyu mukobwa ntabwo azi gufata neza abakiriya, wapi rwose. Ni ba bakiriya, ni ba bacuruzi babwira n'aba bakiriya. Umugore yaramubwiye uti uzisubireho, ibyo bintu ntago ari sawa, nta nubwo uzatuma abakiriya bagushiraho. Ati niyo bagenda njye ntago nabura ibintunga, njyewe ibintunga ndabifite, ahangaha mba mpari kugira ngo ngire aderese, ikintunga ndagifite. Atoke, ati nta kibazo. Ati nta kibazo, reka nigendere, ubwo ngubwo ibindi byose ni ibyawe, pfa kuba nabonye ibyo nshaka. Arakamuhereza rwose, avuga ati ngaho genda, uva ahangaha ntuzongere. Aravuga ati ariko ntago wakampanya umujinya umbwira nabi, icyambere nuko nkuguriye. Ati kungurira ko kamwe konyine n'igihe wahereye ahangaha uguma ahangaha ntaho kintu bisobanuye, n'amafaranga yawe ntayabonye, ntago nakinga, nakomeza nkakora. Bana nyagasani, kuki serivisi, kuki abakobwa nk'aba ngaba bakunda gutanga serivisi mbi? Ese kubera iki uyu mugore yazanye umwana bwihishwa akabasha kuba yakwiba ibikoresho by'isuku? Biraza kugenda bite? Uraza gusobanukirwa impamvu yabyo. Niyo mpamvu nazanye iyi filime, nahitiyemo filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ubashe kuba wamenya buri kimwe. Umugore akomeza kumubwira uti mwebwe nimwe mutera umwaku ugasanga bizinesi y'umuntu irahombye nta kintu abonye. Uranyumva neza? Mba naraje gushora kugira ngo nunguke, ntago abakiriya nkamwe mbashaka, nta nubwo mbifuza mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Uyu yasigaye avuga uti injiji gusa ziraza zigateza umwiryana ahangaha, njye ibyo ngo ntago bindeba. Mujye mutanga serivisi nziza kandi ziboneye, sibyo? Ndabinginze mwebwe mukora serivisi. Yageze ahangaha umusekiriti imbere, arangije amwereka ati dore, ati mvuye guhaha, ati nakangaka kagasalade maze, niba ari agasalade niba ari agasosi tomate, ati niko nahashye konyine. Ati rwose muyobozi,
ati hoya turabanza tugusake turebe. Ari nako rwose umusekirite amubwira uti turabanza tugusake turebe. Anavuga ati turebe n'ibyo utwaye kugira ngo utaba wibye, niba uhashye ibyo ngibyo n'aka kagare turareba ikintu kirimo kugira ngo turebe twakwizera. Umugore akamubwira ati do, ati nta kindi kintu mfite, ati naka konyine mfite. Wibuke neza hari ibyo bapakiye, ese biragenda bite? Ese kubera iki uyu mugore n'uyu mwana ari abajura baza kwiba ahangaha, biragenda bite? Umusekirite arimo aramutakambira rwose amubwira uti ati reka turebe irimo aha. Nawe akamubwira uti ati hoya, ati nta kintu kirimo, wikwirirwa wivuna, nta kintu kirimo rwose, ntabwo njye ndi umujura. ahangaha harimo umwana wanjye abana n'ubumuga, ngenda musunika mu kagare. Aramwitegereza, aramureba neza, amubwira ati genda urebe neza, ukore n'ahandi, urebe ahandi batakwiba, njye winyitaho. Ati hoya, ati ngomba kukwitaho kuko niko kazi kanjye, nibyo bamembera, ngomba kureba. Ati noneho reka njye kureba kuri kamera niba wanze ko ndebamo hano, kuko hano dufite kamera zireba. Ati wikwirirwa ujya kuri kamera, ati byose bimeze neza. Ati ntabwo nakwizera ko bimeze neza, ati reka mbanze njye kureba neza nirebesho. Mu kugenda yahise afata ikiganza ahita akuraho wa mwenda. Abarabibonye neza, ubwoba buramwica. Buriya umujura aba ari umujura, aba agomba gufatwa iteka ryose. Niyo mpamvu habaho abasekirite nk'aba ngaba kugira ngo baze. Uyu nawe yahise aza yirukanka, ati mbabarira rwose, ati ibi bintu nakoze, ati nirwanagaho mu buryo bwose bushoboka, ati mwakire n'ibyo nari naguze nigendere. Uyu nawe yahise amukurikirana, agomba kumukurikirana akamenya impamvu yabyo. Yaramukurikiranye. Uyu nawe aza ahangaha abona wa mwenda, arebye ku kagare abonamo harimo ibikoresho by'umwana by'isuku yari yibye. Ese kuki uyu mumama yaje kwiba ibipampa n'ibiki byose bya bindi baha abana nyine bavutse babyaye? Ese biragenda bite? Ese Mana nyagasani, kubera iki? Uraza gusobanukirwa. Babyeyi muri kureba iyi movie, babyeyi muri kureba Agasobanuye, niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbanazanye filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Umugore yaje yirukanka ari gucika. Kumbe yahishe umwana mu marembo y'iyi shopu, arangije ahita afata umwana we atangira kwirukanka. Kumbe yari yaje guhaha ibikoresho by'umwana, arangije arabyiba. Ese bigenze kubera iki? Uraza gusobanukirwa. Yatangiye kumutakambira ati ndakwinginze wa mugabo we, mfite umwana, ati naje kumuhahira, ati buri kimwe cyose nta na kimwe mfite. Ati twebwe rero dushinzwe kugenza buri kimwe cyose kugira ngo gahunda igende neza, kuko nicyo bampembera. Niyo mpamvu rero ngomba kugufata nkagushyigikiriza ababishinzwe. Uyu nawe yari ahageze mu murakari bwinshi. Ati warugore we, ati ndahoze nkubwira kare, kuva kare kose nkubwira yuko abakiriya nkamwe ndabashaka, kumburi n'umujura. Ati no, ati nyumva, ati basi ndakwinginze nyumva, ati kandi umbabarire, ibyabaye byose nirwanagaho, nta kintu na kimwe kizima mfite. Ubuzima bw'umwana wanjye buri mu kaga, nta kintu kizima mfite namuha. Ati rero icyo kizima udafite ntabwo ugomba kukibonera mu mitungo yanjye, ugomba guhanwa by'intangarugero. Uranyumva neza? Kuba ubutindi bwawe n'ubutindigasani bwawe ntabwo bigomba kuza kunyiba ngo wibe ibintu byanjye, wibe ubashe kuba wampombya. Ati bosi, ati tumwumve, ati ariko tugombe tunamuhane, agombe kuba yagira isomo. Ati urabona ko afite umwana, ati binavuga bishobora kuba bifite ishingiro. Ati ndakwiyamye, ati nawe ndaguhemba, ntabwo nkuhembera kuba wampombya, nkuhembera kuba kugira ngo nunguke, ninunguka nawe uzahembwa, tuzahabwa amafaranga. Umusekirite rwose nawe biramucanga, yaratangiye gusabira imbabazi uyu mumama. Ari nako bosi kazi yarakaye rwose wo musireye Queen, amubwira ati wowe ngomba kuguhamagarira polisi ikaza ikagufunga kugira ngo ubashe kuba wagira wajya ku murongo. Yakuyeyo telefone, amubwira ati mureke guhamagara polisi, ati ndabinginze n'ukuri, ati nta nubwo mugira impuhwe koko, ati baze nawe nk'umuntu nkanjye w'umukobwa ukiri mutoya kwisanga aha hantu, ati nta yandi mahitamo mfite, disi arababaje.
uyu nawe nta buraga afite, avuga ati niba udashoboye guhamagara polisi zana nyihamagarire ubundi byose bibashe kuba byagenda. Ese uyu mama arabigenza ate? Afata umwana amushyira mu kagare, arabigenza ate? Mana, niba nawe hari inkuru nk'iyi ngiyi uzi, yagiye guhamagara abona polisi ku ruhande, atangira kuyirembuza ati polisi, ati ngwino hano dutabare, ati iki gisambo cyatwibye, ati ngwino. Umupolisi yahise aza kugira ngo yumve uko bimeze. Umumama nawe yamaze gushyiramo umwana mu kagare, uyu nawe yarahageze, ati bimeze bite? Ati mumbwire. Ati rwose, ati uyu mugore ni umujura, ati yaje muri shopu yanjye yiba buri kimwe cyose cy'agaciro, atangira kumubeshyira n'ibindi atibye. Ati rero ndashaka ko mumuhana, mukamufunga, mukamuha ikigwa. Umupolisi aramwitegereza, arangije umumama abwira umupolisi ati ndakwinginze mbabarira, ati njyewe ndi umukene, ati nabyaye nta kintu na kimwe mfite, ati uwanteye inda yarantereranye, ati kuba yaragutereranye rero ntabwo ugomba kuza kuntererana nawe wiba ibyanjye. Iyo uvuga ko hari icyo ushaka nkakiguha wanjijwe, ntabwo mba nakiguhaye. Ati ni ngombwa ngo uze unyibe, ni ngombwa ngo uze ngukore buri kimwe cyose, niyo mpamvu ugomba gufungwa, ugafunganwa n'uru rwana rwawe, ubundi byose bikabasha kuba byatanga isomo. Uyu nawe umusekirite yatangiye kumubwira ati mureke tubyoroshye polisi, ibi bintu dushobora kuba twabihanduringa utabashe kuba wabizamo, cyangwa se n'undi wari we wese. Ati ariko icya mbere ni ubwumvikane, ati ikosa ryabaye namufashe, ati na kamera zamufashe, ariko twabiganiraho bikagira uko bigenda, akabasha kuba yakwishyura ibyo yibye, kuko afite umwana. Yari yibye ibikoresho, utwenda duto tw'umwana na pampa z'umwana, kugira ngo abashe kuba rwose yagira uko agenda. Ati njye ndi kumwumva nubwo nanjye ndahangaha nshinzwe umutekano, ati ariko ndi kumwumva. Yatangiye kumubwira turakoze cyane, ati ntabwo nshobora ko ushobora kumuvugira, ati ubashe kuba wamubabarira. Ati icya mbere ni uko muri kubyumvikanaho kandi mukaba muri kubiha umurongo, niyo mpamvu rero mubiganireho bibashe kuba byagenza neza. Polisi nayo iba ishaka gukemura ibibazo hatajemo amananiza, ati ibiganiro iyo byanze izindi nzego zirifashishwa. Niyo mpamvu rero kuba umpamagaye hano kugira ngo mbashe kuba natanga ubutabera. Uyu nawe akomeza gusaba imbabazi, ati mureke mbabwize ukuri pe, mureke mbabwize ukuri ko ibyabaye byose, igihe cyose maze iminsi niruka, maze iminsi ndara amajoro ngenda ahantu hatandukanye, nkagaruka iburyo nkagaruka ibumoso, nsaba abantu ko bamfasha, ariko byaranze. Yatangiye gutera inkuru abangaba, impamvu yo kwiba, impamvu imutera kwiba, yaje ahangaha muri shopu, yarabyaye, uyu mugore yarabyaye ariko nta bushobozi afite, bantu mubyara nta bushobozi, mujye mubyara bo mushoboye kurera. Yaje ahangaha ati musore mwiza turaho, ati ndakubona, ati wumeze uti? Aramusuhuza ati rwose, ati ndabagendereye, ati ariko ntabwo mbagendereye mu buryo bwiza. Ati se noneho mu buhe buryo? Ati mbwira nta kibazo muteze amatwi. Ati se kumeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi byishe, ati mbwira. Uyu nawe yatangiye kumubwira ati mfite ibibazo, ati umugabo wanjye yaranyanze, umugabo wanjye yarantaye, aragenda asiga nteye inda, none ubuzima bwanjye buri mu kaga, narabyaye ntabwo mfite ikintu cyo guha umwana. Ati se uragira ngo nkubere umugabo? Ati uragira ngo nze mu cyimbo cy'uwo waguteye inda ngenze nkubere umugabo muhe byose? Ati hoya, ati ntabwo ari byo nifuza pe, ati ntabwo nifuza ko umbera umugabo, ati ahubwo ndifuza ko wagira icyo umfasha, byibuze nkabona imyambaro nambika umwana wanjye. Ati hoya, ati ntabwo bikunda, ati ntabwo ndabyara, ati nimbyara ubwo bufasha nibwo nzabutanga. Umugabo yaramukatiye yambwira ati genda uva ahangaha, ati nanjye ndi umukozi ndahembwa, nta kintu mfite nagufasha rwose, ati ubwo bufasha nzabutanga nabyaye, ati rwangirire impuhwe koko, ati ndakwinginze, ati umwana wanjye arandagaye, agira akenda kamwe konyine nako kagashura naciye niko mubikiramo, ati nta bundi bushobozi. Ati nabwiye ati va ngaho ugende mukobwa, ati nta kintu nagufasha, ahubwo sinzi niba nagukora n'ubuvugizi ukaba wajya kureba umugabo waguteye. Uyu yaramukatiye ati ntabwo byumvikana. Yaragiye avuga ati mana yanjye, kubera iki ibintu ari njye bibaho koko? Ibi bintu ntabwo nigeze mbitekereza ko byambaho mu buzima bwanjye bwose. Tugaruka kuri uru ruhande,
wibuke neza ni inkuru arimo abwira uriya yibye n'umupolisi n'umusekirite yaje ahangaha kuri uyu mugabo naho aza gusabiriza rwose, arangije aramusaba ati ndakwinginze, ati narabyaye, ati ariko nta kintu mfite cyo guha umwana wanjye, ati ndakwinginze mfasha ubashe kuba wampa ubufasha rwose niyo bwabo bukeye, ati njyewe nta bufasha ngira, ati njyewe nta bufasha ngira, nanjye aho ngeze nawe wigeze umfasha, ati va ahangaha ugende, ati ibyo bintu sinabikora, muri abatubuzi mwebwe muri n'abajura. Mana yanjye amwisa n'umujura, avuga ati va aho ngaho uri kunyereza, ati uri kunyicira akazi. Umugore yari yikubise aragenda. Aho naha kabiri ageze, arimo arasabiriza, arimo araka ubufasha, yaje ahangaha ku muhanda, hari utwo yabonye yaje gushora kugira ngo arebe ko yakora business nawe akareka gusabiriza. Uyu nawe amubwira ati gurayo bombo, arangije ahita abijugunya hasi amubwira ati mvana imbere waruraya we, ati njye nakubwiye ko nshaka kurya bombo. Uyu nawe rwose arunama mu burakari bwinshi n'agahinda kenshi, arangije arazitoragura. Ese biragenda biti? Nkubwira ngo niba ugeze ahangaha utarakora sabone yikore kugira ngo ubundi tubashe kuba twajya mbere, udushyigikire. Yaje ahangaha ku mwana wiwe atangira kwambaza Imana, ati kuki wemeye yuko mbaho muri ubu buzima? Kuki wampaye umwana ukanyima ibyo kumutungisha? Umutwe urandya umunsi ku munsi mpangayikiye umwana wanjye, ubu wanteye inda ari hehe kuko ngaze yamfasha? Umugore arababaye arifuza ubufasha. Mana, niba ni umuntu ntajya gusaba akakubwira ko afite ikibazo, burya uwo muntu aba afite ikibazo. Niba ufite uburyo wamufasha mujye umufasha. Ni inkuru yabwiraga abangaba. Mana nyagasani, ati polisi, ati niyo mpamvu nisanze aha hantu, niyo mpamvu nisanze nkora ibi bintu, ni ubwa mbere mbikoze ariko mise mfatwa. Bivuze yuko rwose ntabwo ari ibintu byanjye, iyo niyo nkuru yanjye y'ubuzima bwanjye. Uwanteye inda yarantereranye, naho mba ndahakodesha ngenda ndaraho mbonye, ati n'ibyo kurya byose. Umugore wa musireye kwini yahise aca bugufi, yumvisha inkuru ibabaje. Nawe ari nkawe byakubaho, yatangiye amubwira ati umbabarire, ati rwose ntabwo narinzi ko ari urwo rwego, narinzi ko ari babajura basanzwe, ati iyo nza kubimenya amagambo yose nakubwiye kuva kare kugeza n'izi saha musabye imbabazi umbabarire, ati ntabwo nari mbizi ko ari uku byakugendekeye rwose. Uyu nawe rwose ati polisi, ati afande, ati nako boss, ati unyihanganire, ati njye nawe namwumvishe, ati ariko nagombaga kumufata kugira ngo nawe wirebere, ati impuhwe zawe rwose n'iz'ingenzi. Yumva nawe rwose uyu nguyu ahita abona ko bamwitayeho, bamugiriye impuhwe, avuga ati rwose mumbabarire ntabwo nzongera, ati mumbabarire ntabwo nzongera rwose. Atangira kwishimamo, amubwira ati uyu nguyu umusekirite nawe akamubwira uti atukwiye ubufasha, atukwiye ubufasha ni ukuri. Uyu nawe rwose w'umubosi kazi rwose sireye kwini, ati ubufasha urabukwiye rwose, ukarera umwana wawe agakura, kuko twebwe dufite uko twifite. Ati murakoze cyane rwose, byonyine no kumbabarira ni igikorwa cy'urukundo. Ati ubu ngubu, ati baze gufungwa ugafungwanwa n'umwana w'uruhinja, ati humura ntabwo ugifunzwe, ati ibibazo byawe twabyumvise, guca bugufi disi. Buriya nubwo abantu baba bafite amahane ariko bafite n'umutima, uyu mukobwa yari afite amahane menshi cyane, ariko yumvisha agahinda k'uyu mugore ahita aca bugufi. Umugore nawe ahita aca bugufi, akomeza kumubwira uti humura, ati ngiye kugufasha, uwo mwana wawe azakura kandi azamera neza, kuko nanjye ndi kwitegura kuba umubyeyi. Ati rwose urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Uyu mupolisi nawe ku ruhande rwose arimo aritegereza uyu mukobwa, aracyabashimira cyane, ababwira ati kuba byonyine mutagiye kumfungisha, ati humura ntabwo ugifunzwe, ati sheri, ati humura cyane. Umuntu uza umusekirite ku ruhande nawe ari kubitegereza. Uyu mugore agakomeza amubwira uti humura, ubuzima bwawe bugiye kugenda neza n'umwana wawe, ati rwose ntabwo byumvikana, ati nari namaze kwitera icyizere ko ibintu byose bitageze, ati nta kibazo rero afande. Atangira kubabwira ati rero ubwo mwumvikanye nta kibazo, ngerekana igendere nsubire mu kazi kanjye, ati kandi uwo mutima mwiza ufite uzawuhorane, mujye mubanza kumva abantu, munaganire, munagirana inama, reka nikomereza akazi kanjye, ibindi byose Imana ibahana umugisha. Mana nyagasani, umupolisi nawe yabyishimiye. Polisi ibiri aho ngaho ishaka guhuza abantu, ntago ari ugufunga gusa no kubagira inama. Ni rwose polisi turayikunda cyane.
cyane, ari nako uyu nguyu amubwira ati uyu mwana wanjye rwose ubu ngubu noneho niteze yuko agiye kugira ubuzima buzima, ubwo mbonye inshuti nziza nkamwe mugiye kumfasha kandi mwabinyemereye. Uyu mugore nawe avuga ati nabikwemereye rwose kandi ubuzima bugende neza, ati rwose mfite n'undi w'umukobwa niwe wamfashaga kubipakiramo ahangaha yagiye, ndaza kumubwira inkuru nziza. Undi ati wow, ati nawe umubwira ze, ati kandi ikindi ndaguha akazi, ndagushakira akazi uzajya ubasha gukora, ntabwo byumvikana mu mudugudu, njye mva mu mudugudu nanjye ngiye mu kazi ntagiye gutuburira abantu. Yahise amutwara iwe rwose tubabwira ngo